tuguhaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, hano kuri Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero rya n'umuryango wawe, itorero n'umuryango. Turi itorero ryizera Bibiliya, ribwiriza Bibiliya kandi rikazamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwaryo. Abari hano n'abadukurikiye online, abaraza kudukurikira nyuma, mwese murakunzwe, mukunzwe n'Imana n'abantu bayo. Kandi ndagira ngo namwe mwe mu bantu bahora bamamaza ko Yesu azahora ku ngoma kandi ku bwami bwe buganje. Bibwira mugenzi wawe ngo ikaze mu nzu y'Imana. Umuya ati tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Aha mbere y'uwo mwanya ndagira ngo twongere twegereze abamwe mu bakitsi Pastor Theo Emmaus Rubavu yateranye natwe, yahagurukaga pepera iteraniro. Imana imumugisha kubana natwe. Ni inshuti yacu, n'umwe mu bashumba. Imana bamugisha n'abandi bateranye natwe mwese. Imana bamugisha. Zéphanie, tu es le bienvenu. Il vient de Goma, merci d'être avec nous. N'abandi benshi cyane mwateranye natwe, n'abadukika online mwese. Imana bahereza umugisha. Mwese twiyumve mikazi mu nzu y'Imana. Bagize bavuga ku kibo cy'inyubako, nibyo muri kukibana hano, kandi kino kibugo kizajya gihoraho iminsi yose kugira ngo twebwe dukene gushyika umurimo w'Imana. Yavuze insengero ko dufite amashuri yubakwa, ibitaro bizubakwa, ibintu byinshi bizakorwa, kandi bigomba gukorwa biciye mu mbaraga zacu. Ubutunzi Imana yaduhaye n'umugisha gukorera Imana, n'umugisha kubaka. Ikibo kiri hano ariko wakoresha na konte kugira ngo ushyireho amafaranga. Uri mu mujyi cyangwa wareba comptable hano Philippe aba hari Mbamari, wari wese washaka gutuma watuma. Yesu no kuri telefone wenda ariko ukandika message yuko ari iki, ari inyubako, ukaba specific ukava ko ari inyubako. Niba ari cyacumi ukava ko ari cyacumi, hari ubyo wohereza message ugahita usobanura. Nabyo ni byiza, birafasha. Kandi tukubashimira mu by'ukuri. Itorero n'umuryango. Itorero ni iki? Turashima Imana yahaye umushumba iryo yerekwa. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo ndagushimira kuko ukomeje kugaragaza ko itorero ari umuryango. Bimubwire kandi ubikuye kumwe. Nashaka ababikora cyatabikora, mushimire uvuga ati turagushimira ko ukomeje kugaragaza ko itorero ari iki, ari umuryango. Imana bahumugisha cyane, murakora kwitanga igihe cyanyu, amaboko yanyu. Imana bahumugisha. Kandi ndagira ngo nawe nkwifurize kugira ngo ibikorwa byose ujye ugira uwo mugisha wo kugira uruhare nawe wagize ute, wabigizemo. Imana rero bahereza umugisha kubw'imirimo yose dukora, yaba ari gufasha abagenzi bacu, yaba ari mu nyubako, yaba ari mu nsengero, yaba ari mu bukwe, abagize ibyago, abo bose turabashimira cyane. Imana ibahereze umugisha. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ku cyumweru habaye ibintu. Pastor Inyasi yarabwirije. Guhagarara Pastor Inyasi yabwirije rero ni ikigeragezo cya mbere. Yarabwirije umwuka narindimo maguruka, nibagirwa n'ibintu nibagiye kuranga abageni. Ntago ari ngewe, ni Pastor Inyasi. Kuko ngewe buriya nafashijwe cyane, amatwi amwe araziba, hari ibintu numva narakurikiraga gabatse. Ni Inyasi cyane marayika waje ahagarara he imbere. Mushumba nawe aho yarari nazi yarakudukurikira, yahise anyandikira ati umwuka ari kumbwira ko guhera uyu munsi ituro rijegera ritemewe. Ubwo rero abaturi bijegera ni akazi kanyu. Nuko basengera pe, nuko basengera. Ariko mu by'ukuri igice cya 20 cyatubera igice cyiza cyane. Twatagereye n'umushumba atwibutsa neza yuko tugomba gukomera mu byo twizeye, tutabinzererezi, tureba ku nyigisho z'ibinyoma. Pastor Inyasi yatwibukije neza ku cyumweru ibyo tugomba gukora, n'ingero nziza cyane. Kuko ikiza nuko yabwirije ariko afite n'ingero zigize ute, zifatika. Atubwira kuko abagaragu b'iki babizerwa. Aho rero niho twarebye ibintu bine bidusaba yuko bigaragaze ko turabagaragu. Tugereye kuri Paulo, cyane bavuga nuko icyitegererezo muri byose. Paulo abaye icyitegererezo kubizera. Mbere yuko abasezera yarababwiye ngiye kugenda, ariko muri mwebwe hazaduka abigisha b'ibinyoma, ariko mwebwe wo mubi icyitegererezo. Kwitondera abigisha b'ibinyoma bazaduka. Ntabwo abigisha b'ibinyoma baduka bavuye ahandi, ahubwo ijambo ryavuze ngo bazaduka hehe hagati muri mwe. Kandi ngo icyo izaba kigamije ni ukwigwizaho abantu. Dufite abantu bafite n'uwo mwuka, na n'uyu munsi muzabona bakubwira kujya gusanga ntacyo bimaze. Uzasanga nabo twagiye tuganira, ugasanga umuntu n'umukristo afite umwuka wo kujya muri timu. Hari ibintu ngo bita amatimu, mwari mubizi ngo bita timu. Pastor Inyasi n'undi ava ngo ni mujakazi, ugasanga ari mujakazi
runaka, uri ahantu runaka, mu gihe abandi bateranye isaha, mu rugo umuntu araryamye ari guteka, ategereje saa 8 saa 9 kujya kwa mujakazi. Aba bantu nibo Pawulo yavugaga badutse, babatirijwe mu nsengero, bashyingiriwe mu nsengero, ariko none bari kwikuriraho iki? Abantu. Tugiye kubirira ntukava ngo Imana iramuvugisha, ngo Imana yamukoresha. Pastor Claude ujye bisobanureza akavuga ngo kuba imibiri ivuga ngo nzahagara ku bitugu by'abapfapfa manure, ntabwo bivuze ko tugomba kwishimira guhanurirwa n'iki? N'abapfapfa. Ntabwo ari fier kumva ngo umupfapfa yavuze ikintu kiraba. Ibyo si Satani ajya yigira mara. Ijambo ry'Imana neza ngo noza ne wabuvuze Asafu ngo kugezwa nageze mu nzu y'Imana nitegereze iherezo ryabo. Iyo urebye ibyo ari gukora ka wagira ngo nibyo bazigwirizaho abantu. Nyamara ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo tugomba kuba itorero, ntabwo tugomba kuba abantu b'umuntu, ahubwo kuba abantu ba Kristo. Itorero rya Kristo rero rigira gahunda. Twabonye ko rigira ubuyobozi, rigira aho riteranira, rirabatiza, rirashyingira. Ikibabaje rero ukaba muri timu ukiruka, wahura n'ibyago ati Pastor Yoweri urabizi nge nabatirijwaho n'ikimenyimenyi wowe waje ejo bundi uhansanga, ugatangira kwibuka ko ufite iki? Itorero urkwisobanura kandi mu materaniro ntuboneka. Ariko yiwe n'ibyago kujya udahamagara timu ngo igushyingure. Mwari mwabona umuntu washyingwa n'umuyobozi w'icyumba? Uwabatijwe n'umuyobozi w'icyumba se? Uwashyingiwe se? Ko mbona nono bya n'amategeko yakaze nono no ubwo gusezerana ko bigiye kubibindiko ari mu nzu y'Imana gusa atari hanze n'ahandi. Ubwo urumva nicyo kibazo. Ukenyeye itorero igihe ukeneye service, ariko turika tubirugingo twicane. Inyasi yataje kucyuba ati mwicara aha mwumve tubayobore. Siko yatangiye avuga mwicara aha tubabera abashumba. Kandi koko ibyo yavuze ni ukuri. Ni byiza ijambo ry'Imana niyo turi kwakira abantu mushumba bisoro bati bashumba muragira umukumi nk'abazagira ute. Hago wabazwa rero ihene zirirwa zitaragurika zijya kuzerera, zijya kona. Kuko buriya niba ari ikintu kigora ni ukurutsa umuntu ibintu yagiye gutahura ahandi. Dufite indyo iba yatetswe yateguwe, wakwica ukanyurwa n'iby'iwanyu. Ariko kwirwa umuntu yiruka zerera ngo pakaje hahandi bamukubita ku gikuta bagira ute? Oya. Imana yacu ni Imana nyenya gahunda yaravuze. Ibyo yavuze byose byagize ute? Byaranditswe. Iri jambo ni ijambo ry'Imana, n'ubuhanuzi butavangiye n'ubundi buhanuzi n'ayandi mayerekwaje yose tugomba kuyagenzuza ijambo ry'Imana. So nizere ko rero umukristo uri hano akomeje gusoma kino gitabo, akomeje kucyuza, akomeje kumenya yuko turi mu gihe agomba kwirinda inyigisho z'iki. Icyanyuma yavuze gikomeye cyane nuko tugomba kubikitegerezo mu gukora, mu bugwaneza, ariko cyane cyane kugira ute? Gukora. Nta byabiranagana, nta byabiraje ngo bigwe. Imana iha umugisha imirimo y'iki? Y'amaboko yacu. Paulo ni umuntu wakomeje gutsindagira ikintu cyo gukora. Nawe ubwe yabohaga iki? Amahema. Arabibutsa ati narakoze, natungwaga n'imirimo yanjye, ahubwo nkara nanjye gufasha abandi. Kuko ijambo ry'Imana twegeza neza ko gutanga bihesha umugisha kuruta kugira ute? Twebwe abantu bajya gushima ko bahawe. Umuntu wahawe ntago yagombye gushima, yagombye gusenga avuga ati Imana mfasha nanjye ngire wongire ute? Woma. Icyo gihe uzashime, uzaguruka ushime none ko Imana isigaye nawe igufasha kugira icya ugaburira abandi, wambika abandi. Naho kuza baranyambitse baranyubakiye, ibyo nago bihagije. Ahubwo urimo umwenda. Kuko ijambo ry'Imana ridusaba twebwe kuba abantu batanga, bafasha abandi, bakora. Ni byiza gufashwa, ariko nawe ugasenga ngo Imana igufashe, nawe ufashe iki? Abandi. Nuba none ubaye umukozi w'Imana. Kuko abakozi b'Imana nagutuma gutega amaboko muri byinshi cyangwa bikeya duhaye, duhamagarirwa kugira ute? Gukiranuka. Rero nizere ko iki gice cya 20 twagikuyemo amasomo menshi ahagije atuma tutagwa mu mutego w'abigisha b'ibinyoma. Uyu munsi tujye kuganira tuvuga ngo iyo inzira igoye ariyo nzira yo guhitamo. Iyo inzira igoye ariyo nzira yo kugira ute? Yo guhitamo. Turaza kwifashisha n'ubundi byakozwe n'umwa tugeze mu gice cya 21 ku bashyitsi turi kwiga iki gitabo. Twabonye neza ko umurongo w'ingenzi cyane umukristo wese yagombye kuba amaze gufata mu mutwe ni uwuhe? Igice cya mbere umurongo haravuga ngo yego yego n'ubundi ndumva dirigente yabaye Mukamana
na inspector agiye muri korari nibyo. Icyakora muzahabwa iki? Imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya muhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya kugera kumera y'iki. Twabonye ko Yerusalemu ari hehe? I Yerusalemu nugwera hehe? Mu rugo iwacu. I Yudaya mu baturanye tugize uti dutuye. I Samariya muri babandi dufata nk'abanzi babandi ngo tudakunda ngo nabanzi wangire na abo ni Samariya tugomba nabo kuhagera tukababwiriza iki? Kugera kumera y'isi yo hirya hose, aho ugeze ku kazi n'ahandi hose tugomba kubwiriza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, tugomba kwera imbuto. Uyu munsi rero turi kuvuga noneho yuko iyo inzira igoye ariyo nzira yonyine kandi nziza yo guhitamo. Intego nkuru yacu ngira ngo uze kuzirikana uyu munsi iravuga ngo iyo inzira igoye ariyo nzira yo guhitamo, abizera b'abadatezuka badasubira inyuma, bahitamo gukurikiza ubushake bw'iki? Bw'Imana uko byagenda kose. Byandike, fata Bibiliya yawe n'agakayi kawe wandika ayo magambo. Iyo inzira igoye ariyo nzira yo guhitamo, abizera b'abadatezuka badacika intege badasubira inyuma, bahitamo gukora ubushake bw'iki? Bw'Imana uko byagenda kose. Uko byagenda kose. Iyo ugomba guhitamo inzira iruhije, inzira igoye, inzira idasobanutse, yewe ukubona ko n'imbere hari intambara, yewe hari n'urupfu, yewe hari ugukubitwa, hari gushyirwa mu nzu y'imbohe, bigenda gute? Abizera b'abadatezuka, abizera badasubira inyuma, bahitamo gukora ubushake bw'Imana uko byagenda kose. Turaza kureba ibintu bitatu byerekana ko uri kugendera cyangwa se uri gukurikiza ubushake bw'iki? Bw'Imana. Iyo bintu iyo bikora tugende ku buzima bwa Paulo bigaragaza yuko uri mu bushake kandi uri gukora ubushake bw'iki? Bw'Imana. Icyambere kigaragaza ko umuntu ari kugendera kandi ari gukora ubushake bw'Imana ni iki? Iyo uhisemo gukurikiza ubushake bw'Imana kubw'umwuka wera, nubwo umwuka wera yaba yahishuriye abakozi b'Imana bagenzi bawe ko akaga kagutegereje hehe? Imbere. Hano tuze kwindana neza. Hari abantu iteka mvuga ngo yavuze, niyo yavuze ukuri igahishura ukuri, songa mbere uragomba gukomeza mu bushake bw'iki? Bw'Imana. Ati byo biri kuvahi. Reka tumanze dusome kuko aranagwaye tubyumva biraba bikiri ari imbere. Dusome 21 duhere ku murongo wa mbere tugera ku 11. Tumaze gutandukana nabo, yuko ko Paulo ari mu rugendo asubira i Yerusalemu, ari gusoza urugendo rwa gatatu yasubiye i Yerusalemu. Tumaze gutandukana nabo tugenda mu nkuge, turaromboroza tujya Ikosi. Bukeye bwaho dufata Irodo, tuvayo dufata Ipatara. Dusanze inkuge yenda kwambuka ijya Ifoyinike, tuyikiramo turatsuka turagenda. Tugeze aho tureba Ikupuro, tuhasigira ibumoso bwacu tujya Isiriya, dufata Itiro kuko ariho bashatse gukurira imitwaro mu nkuge. Twasanga abigishwa dusibirayo 7, nabo babwirijwe n'umwuka babuza Paulo kujya i Yerusalemu. Babwirijwe n'iki? N'umwuka. N'uw'Imana, ni n'inyuguti nkuru si umwuka w'abantu, n'uw'Imana. Kujya i Yerusalemu. Tumaze iyo minsi tuvayo turagenda, bose baduherekeranya n'abagore n'abana, baturenza umudugudu, dupfukama mu kibaya cy'inyanja turasenga. Tumaze gusezeranaho twikira mu nkuge, nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwacu rwo kuva Itiro tugera Ptolemayi, turamutsa bene data dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kaisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza w'ubutumwa bwiza, n'umwe muri ba 7 ducumbika iwe. Uwo yari afite abakobwa 4 babari bahanuraga. Tugitinzeyo iminsi, haza umuhanuzi
witwaga Agabo avuye i Yudaya. Ageze aho turi, yenda umushumi wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati, Umwuka wera avuze ngo, nyiri uyu mushumi niko abayuda baza mubohera i Yerusalemu, bamutange mu maboko y'abapagani. Nyiri uyu mushumi niko abayuda bazagira ute? Bazamuboha, bamutange mu maboko y'iki? Y'abapagani. Dusomye amagambo menshi ari kuvuga urugendo rwa Pawulo ari mu nzira asubira i Yerusalemu. Ariko mu gusubira i Yerusalemu, Pawulo uyu watangiye kumenyekana cyane, tumumenya arenganya itorero ry'Imana, tumumenya batera Stefano iki? Amabuye. Tumumenya ari mu nzira ijya i Damasiko ngo ajye gushaka abandi abagirire nabi. Yari rurangiranwa, yari umwe mu bafarisayo bakomeye cyane, umubenyamini wari warige ku birenge bya Gamariyeli, wari uzi ibintu by'Imana, ariko ari umuheza nguni warwanyaga itorero ry'Imana. Ariko aza guhura na Yesu. Haleluya. Twabonye ko ubutumwa bwiza butarobanura abicanyi, abasambanyi, abajura, abo bose Imana bagezeho. Iyo ubutumwa bwiza bwagezeho burabahindura. Haleluya. Natwe turi hano kuko ubutumwa bwiza bwaduhinduye. Twari babi, twari abagome, ariko ubutumwa bwiza butugezeho buraduhindura. Pawulo amaze guhinduka, yahindutse umubwiriza butumwa udatezuka, udasubira inyuma, abwiriza ubutumwa bwiza, anesha abayuda mu mpaka, yamamaza ubutumwa, abantu benshi barihana, inkuru ze ziramenyekana. Kuko i Yerusalemu hari icyicaro cy'abayuda, urusengero rwari ruri, kandi batemera inyigisho za Yesu, bakajya bakubita agatoki ku kandi. Twagiye tubona uburyo bagiye bamukurikirana, yajya ahantu bakajyayo, i Tesalonike bajyayo, bagiye i Bereya bajyayo, babuza abantu kumva ibyo ari bwizute ari kubwiriza. Pawulo akivuga ngo agiye kujya i Yerusalemu, abigishwa bose, abizera bose bari bazi ko nagera i Yerusalemu akaga kagizute karamubaho. Baramufata bakamufunga, bakamukubita cyangwa bakamwica. Kuko abayahudi babambye Yesu, ntabwo bari gutinya nde? Pawulo. Ubwo rero abantu bose bari bazi neza yuko kujya i Yerusalemu egare yuko iherezo rya Pawulo rigeze ute? Ryageze. Ko nagera baramwica. Niyo mpamvu aho yanyuraga hose ari mu nzira asubira i Yerusalemu, usibye ko abantu bari babizi, n'Umwuka wera w'Imana yabahishuriraga babwira ati Pawulo agiye i Yerusalemu, ariko akaga kageze ute? Karamutegereje. Umanze ubyumve neza, ibyo bavuze nago babeshye. N'Umwuka wera w'iki? Twibaza ikibazo, ni gute Umwuka wera w'Imana yaguhishurira ko akaga kagutegereje wowe kavuga ngo reka nkomeze ngende? Kandi Umwuka wera yakubwiye ko imbere hari iki? Uri kubitekereza? Umwuka wera avuge mu bakozi b'Imana, haza umuhanuzi yewe afata ngo umushumi wa Pawulo amwizirikaho atukuku, niko biragenda. Ariko Pawulo ntago yigeze asubira inyuma, yakomeje urugendo rugana hehe? I Yerusalemu. Iyo uzi umugambi w'Imana, iyo uzi icyo Imana igushakaho, iyo ushaka gusohoza umugambi w'Imana, ushyira imbere cyane icyo Imana ishaka, niyo waba uzi neza ko imbere akaga kagize ute? Kagutegereje. Niyo akaga kaba kagutegereje, wibanda, ushyira imbere icyo bita gushyira mu bikorwa no gukurikiza umugambi w'Imana. Ibi nibyo ku ngingo ya mbere nibyo twita byerekana neza ko Pawulo yari yaramenye neza ubushake bw'iki? Bw'Imana. Imana yashakaga ko agomba kurangiza urugendo rwe asubiye i Yerusalemu, hahandi yakoreye amafuti, hahandi yakoreye ibyago, akajya guhamya Imana, nubwo yakubitwa, nubwo yafungwa, ariko agahamya Yesu kwagira neza. Icyo nicyo cyari gikuru. Abahanuzi ibyo bamwerekaga ni ibimutegereje, kuko baba mukunze, kuko bumva ko bagumana nawe, bagatuye wigenda rwose Pawulo, hariya barakwica, baragukubita, igumire hano. N'Umwuka yabitubwiye ko barakwica, ko baragufunga. Ariko Pawulo ati ngomba, turareba amagambo yavuze, ngomba kugira ute? Kugenda. Yari yarasobanukiwe neza umugambi w'iki? W'Imana. Iyo usobanukiwe umugambi w'Imana, niyo hahishurwa ko imbere hari akaga, niyo hahishurwa. Reka mbere ku rugero rworoshye kwa ngo ibi mubyumve. Yesu bamubwira, bamwereka umurwa Yerusalemu, abwira abigishwa bati murabizi zino byose muri kubona bizasenyuka, bizagira utabigisha. None si bizaba ari imperuka? Atoya, buretse gato. Mbere uko imperuka ziba, urukundo ruzakonja, bizagenda gutya, muzangwa, muzakubitwa, muzatukwa, muza. Iyo mu yabari mu bwinshi, abigishwa bumvaga ko ari bo ako kanya ari kugira ute? Ari kuvuga. Ariko Yesu yavugaga ibimenyetso bizaranga iki?
imperuka. Abizera baba badatezuka badasubira inyuma basobanukirwa neza ko muri uyu murimo dukorera Imana imbere hari akaga, imbere hari ukurenganywa. Abatubanjije babinyuzemo, barakubiswe, batewe amabuye, ariko ntibigeze bacika intege, kuko umugambi munini bari bazi ni uwo gusohoza ubushake bw'Imana. Imana ishaka ko dusoza inshingano nkuru nkuko duhora tubivuga, guhindura abantu ko iki abigishwa. Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe. Ntago yigeze avuga ngo nimujye gukora umurimo ntimuzahura n'akaga, ntimuzatukwa, ntimuzasuzugurwa. Ahubwo yavuze ngo ndi kumwe. Isezerano dufite nuko ari kumwe natwe, ariko kuba ari kumwe natwe ntibikura gutukwa, ntibikura gukubitwa, ntibikura gusuzugurwa. Ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo ntibazasubira inyuma, kuko bazi ko Imana ishaka nuko bagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Abazi Imana yabo, Paulo yarasobanukiwe neza Imana iyo ariyo. Yarazi ko ntawe yayihungira. Imana ihamagara Paulo igatuma Ananiya ngo ajye kumusengera. Ananiya yaranze ati Imana ura muntu urenganya itorero. Imana ati hoya, ni igikoresho cyanjye nironke, ariko nanjye nzamwereka uko azababazwa bamuhora iki uzina ryanjye, ariko kuko ari igikoresho cyanjye ntazigera acika intege. Haleluya. Umwuka wera za mbaraga zari zaramanutse ziri muri Paulo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo icyakora tuzahabwa iki imbaraga. Muzahabwa izo mbaraga, ntabwo ari za Petero. Petero yavuze ngo uwo mwuka ni uwanyu n'abandi bose bazagira ute bazizera. Iryo sezerano ryo guhabwa umwuka ni iry'abizera. Yesu twabivuze inshuro nyinshi, nta mafaranga wishyura ngo ubone umwuka, nta masengesho usenga ngo ubone umwuka, nta kiribiti ukora ngo ubone umwuka. Kubona umwuka ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umwakiriye wakira Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Iyo umaze kwakira Yesu usobanukirwa neza ko mu bushake bw'Imana akenshi bujya busharira, kandi iyo bwasharira nta gusubira inyuma, songa mbele tu. Ugomba gukomeza kujya imbere. Imbere hari inzitizi, imbere hari akagwa, imbere hari ugutukwa. Yesu yabwiye abigisha ngo niba barantutse, niba barankubise, none mwebwe bizabagendekera gute? Ikibazo abakristo benshi turacyari mu bukristo bw'umunyenga, turacyari mu bukristo bwo kwitera hejuru, turacyari mu bukristo bwo kunezerwa cyane. Bene data, igihe kirageze kandi kirasohoye ngo tumere nka Paulo, dusobanukirwe ubushake bw'Imana mu buryo bwagutse. Tumenye ko tudakorera Imana ari uko bimeze neza gusa, nta cyage byabaye nabi, nta cyagiye nta mwanya, nta cyagiye ntaho kunyura. Aho naho turabwira ati Imana ni wowe uhari, ntabwo turaceceka, turakomeza kwamamaza ubutumwa bwawe. Haleluya. Turakomeza kwamamaza ubutumwa bwawe. Buri hari abantu benshi twabayeho dufite umudendezo, twikora ibyo dushaka. Umuntu ashaka kubyuka mu gitondo akagenda agahita afata akaguma akajya mu muhanda agakubita. Uyu munsi ntabwo wabikora. Ubwo watangiye kuba nkande nka Paulo. Ugomba kumenya ngo none Paulo we yabigenje gute? Paulo yamenye ubushake bw'Imana, aravuga ati hoya, nubwo abahanuzi bavuze, kandi abahanuzi bavuze niki babeshye? Abahanuzi barabeshye? Yewe no kwa Filipo yagezeyo ngo hari abakobwa babari babahanuzi, bigaragara nabo barahanuye baramubwira. Barabari ko bahanuzi kazi bahanura. Uyu Filipo wavuzwe yari muri babandi barindwi batorejwe ni bande? N'abadiyakoni bambere batoranya. Hari arimo na Stefano watewe amabuye. Uyu yari yuzuye umwuka wera w'Imana, kandi yarabaye umukristo budatezwa, kuko kaga kiza yaramenye. Turukubona ngo n'abakobwa bivuze ngo yabyigishije nabo mu rugo rwe. Yari atangiye gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, kahere mu rugo i Yerusalemu iwe, n'abana be barahinduka, baba bizera badatezuka. N'abimana banyuzamo ubutumwa. Abo bose bagiye babwira Paulo. Paulo ariko yarazi neza ko agomba gusohoza ubushake bw'Imana. Niki kizakwereka nawe kuri mu bushake bw'Imana? Ni cyagihe niyo baba bakubwiye ukuri. Kuko impamvu hano nakubwiye ngo niyo umwuka wera yaba yahishuye ko akaga kagutegereje, menya ngo ngiye Imana yampamagariye iki. Ikibazo dufite twebwe tugendera mu marangamutima, tukagira ngo yavuze, ariko ntumenye ko iyavuze ako kanya yaravuze mbere. Ubushake bwawe buranditse. Mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mushize iki amanga. None umuntu avuga ati nujya kwamamaza baragukubita. Ati hoya reka mbireke. Kuba baragukubita ntago biravaho, nibyo baragukubita, ariko si nanone uraceceka. Ba Petero na Yohana barakubiswe, twarabibonye nabyo. Baravuga ngo
Imana ishimwe ko badukubisa duhora izina rya Yesu, ariko ntitwakumvira abantu ngo tureke kuvuga ibyo twiboneye, ibyo twabayemo. Yesu ni umwami. Haleluya. Abatubanjirije kuri bo ntago cyari igitekerezo, abatubanjirije ntago babivuze nk'umugani, babishyize mu bikorwa. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwageze mu Rwanda, niyo mpamvu natwe turi kubwamamaza. Ni igihe cyacu uyu munsi natwe ngo duhaguruke twerekenge mu cyaba Paulo, ba Petro, Stefano n'abandi batubanjirije, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Niyo twaba tuzi neza ko imbere hari ingorane, hari akaga, birakomeye, ntibyoroshye, ariko Yesu ni umwami. Haleluya. Niyo mpamvu twarimo ngo Yesu uzahora kuki? Ku ngoma. Ubwami bwa bugize ute? Buraganje. Ubwo nibwo budahanguka, abandi barahanga bakibagirana, Yesu ntazigera yibagirana. Uwo rero tuzi neza ko ari kumwe natwe, dukora ubushake bwe. Niyo twaba tuziko busharira, niyo twaba tuziko bugoye, niyo twaba tuziko bukomeye, duhitamo gukora ubushake bw'Imana. Paulo abahanuzi barabyata umwuka wera yabitweretse. Agaboraza ati dore ukuniziritse, ukunihambiye, niko Paulo nawe bazaguhambira. Paulo ntago yagize ubwoba kuba nzabohwa, kuba nzakubitwa, kuba nzatukwa. Ntago biruta yuko mpamiriza n'abayuda. Kandi hari ikintu gikomeye cyane Imana yakoresheje Paulo, tuzareba mu iki gice. Hari abantu bari bakeneye kumva ubutumwa Paulo atari kugera atari imbohe. Mu gihe Paulo yari afunzwe, abantu yabwije ubutumwa cyane ni abatware n'abami. Niho yabonye amahirwe yo kubwiriza abami n'abatware benshi. Igihe yari imfungwa, niho yabwirije abantu bakomeye, abantu b'ingenzi kuruta uko yabwirizaga muri rusange. Uza abasoma Bibiliya barabizi. Niho yabwirije abantu bakomeye, bivuze ngo Paulo yarazi neza iki Imana igize ute imushakaho. Haro yarwanaga bati ngomba guhagara imbere ya Kayizari, naho nkagira ute nkavuga, kuko yari yaramaze gushira iki amanga. Ariko twebwe rero birakomeye, yare ku munwa wanyu ngufunge. Yesu ari ku ngoma kandi azahoraho. Ingoma ye ni yibihe byose, yahoze ariko anazahoraho. Paulo ayo mahirwe yarayazi, ubwo muntu yarabuzi, nubwo yarazi neza ko akaga kamutegereje imbere, ariko yakoze ubushake bw'Imana, kuko yari yarasobanukiwe, yari yaramenye neza ubushake bw'Imana. Ndagira ngo nawe nkwifurize kumenya ubushake bw'Imana ishaka ku buzima bwawe. Numenye ubwo bushake bw'Imana, nibwo uzabasha neza guhagarara na cyagiye uri guhishurirwa, uri kubwiga ibintu by'ukuri. Hari intambara, hari akaga, uzafata ariko muri ako kaga Yesu ari kumwe nanjye. Haleluya. Ibundi nicyo kiringiro cy'abizera. Uzaba ngo naho napfa, gupfa ni inyungu, kuko nukuva mu buzima njya muki mu bundi. Uzaba waramaramaje, waramaze kuba udatezuka, udasubira inyuma. Icya kabiri kigaragaza yuko uri mu bushake bw'Imana neza, uri gukurikiza ubushake bw'Imana, uretse kubumenya ukabuhagaraho, niyo wahishurirwa akarengane n'intambara. Ariko nanone icya kabiri nuko utangira guhamya ubushake bw'Imana. No mu gihe hariho igitutu cy'abandi bizera, yewe n'amarangamutima bashaka kukubuza gukora ubushake bw'Imana. Paulo nawe yahuye nabyo. Dusome tumara ku 12:14. Ibyakozwe na 21:12. Tubyumvise twebwe n'abantu baho, turamwinginga ngo atajya i Yerusalemu. Ariko Paulo aradusubiza ati, niki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Yanze kutwumvira, turicecekera tuti ibyo umwami ashaka bibeho. Haleluya. Buriya iyo muri kurima ngo ibyo ushaka bigereho, hari igihe rero n'igihe abarokoreye turyoherwa n'utuntu twiza. Umuntu akarema ngo ibyo ushaka mwami Imana bingereho, hagiye uvuze ngo ibyo Imana ishaka bikugereho, ubu kuba ibiki? Ubushake bwa bugize ute? Ninde akwiye ko ubushake bw'Imana ari isukari? Ninde akwiye ko ubushake bw'Imana ari kubona umugabo n'imodoka n'amazu n'indege na visa? Mu bushake bw'Imana harimo no gukubitwa uhorwa ijambo ryayo. Mu bushake bw'Imana harimo no gutukwa. Mu bushake bw'Imana no gusuzugurwa. Narabivuze n'ubundi abisubiramo. Turi mu gihe uyu munsi kwitwa umukozi w'Imana kuri bamwe n'abapastori turi byabisambo ni byabambuza, ariko tuzakorera Imana uko bizagenda kose. Ntituzacika intege, twatukwa, twasuzugurwa. Hari icyagaciro Imana yashyize muri twebwe, isigize ute ikeneye.
tuzavuga Yesu uko bizagenda kose, tuzamuvuga uko bizagenda kose. Buriya n'abantu nibashaka kumenya ubukristo, ubu niba n'iki gihe abantu bagiye no gukorera Imana cyane mu Rwanda n'iki gihe, kuko n'ubundi iyo abantu bari guteta ntago bakora, ariko hari impamvu igomba gutuma dukora, nuko ibyo Bibiliya ivuga biri gusohora. Niyo mpamvu tugomba gukorera Imana none dukiranuka. Hariya Paulo abantu bararira bamushyira igitutu, uyu ruva ngo tu ninde uri kuvuga? Abasoma Bibiliya ngo natwe abantu bari kumwe nawe. Twabonye ninde wanditse kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? Ndi kumva hariya Luka. Aha, urakoze Imana igumugisha. Luka n'abandi bagendanaga na Paulo nabo bumvaga badashaka ko Paulo ajya hehe? I Yerusalemu. Bagira amahirwe abandi bavuga bakazamuka amatuko ko wabiretse. Bagendanaga nawe ariko badashaka ko agira ute? Kwagenda. Paulo atari kumukumenera umutima iki? Usibye kubohwa, wowe uvuga ngo kubohwa niteguye gupfa. Ariko mvyo kintu kumaramaza. Usibye kuboha niteguye, that's proclamation. Nuguhamya, nukwatura, kumaramaza. Gukora ubushake bw'iki? Bw'Imana niyo bwaba busharira. Ariko hari abantu dukorana umurimo, hari abantu tubana kuko nta nubwo bari bamwanze. Wibwira ngo hari abantu bari banze Paulo. Ntabwo bari banze Paulo, baramukunze. Yari umukozi w'Imana bakunda, baramushyigikiraga, bagendanaga nawe. Ntabwo bumvaga nawe yakubitwa, ntabwo bumvaga bamubona ari guterwa amabuye, ntabwo bumvaga bamubona yashyizwe mu mapingu, bumvaga ari iby'agasuzuguro. Ariko Paulo yarazi neza ko imva ijambo yavuze aryo nababwiye. Yarazi ubushake bw'Imana. Kuri 12 tuhasome neza ngo tubyumvishe twebwe n'abantu baho, turamwinginga ngo atajya i Yerusalemu. Ariko Paulo aragira ute? Aradusubiza ati, niki gitumye murira mukamena umutima uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa? Mva ngo kuboharwa yarabizi ko azagira ute? Yarabizi. Nibyo nibwo yarazi ubushake bw'Imana. Kuboherwa i Yerusalemu gusa. Niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Ntago Paulo ari kwiyahura, ntago Paulo ari ikihebe, ahubwo Paulo azi ko icyo Yesu yamuhamagariye. Naharagiye numuhamye. Barabayuda banze kumva. Barabayuda niwo wabatinyuka kuko wabaye muri bo, wabanye nabo, ibyabugize ute? Urabizi. Ni wowe ushobora guhamya kurenza Petero wari umurobyi. We yarabwirije abantu bari hano, ariko wowe ushobora guhangana n'umufarisayo, nawe wabaye umufarisayo ukamwigisha. Ushobora guhagarara ushize amanga ukavugana n'umuyobozi kuko wakoranye n'abayobozi baguha inzandiko, uzi protokole z'abayobozi, uzi protokole z'abayuda. Ni wowe nkeneye kujya kumpamya. Paulo yarazi ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo usibye no kuboha gusa niteguye no gupfirayo. Ariko atarwa ngo ngaragaze ko Paulo ndi ikihebe nkaze cyane kubw'izina ry'umwami Yesu. Haleluya. Iryo jambo ngo umwami Yesu yicakarungu, kuko abayuda ntago wibuke ko n'intumwa bigeze kuzikubita barazibwira ngo iryo zina nimuzongere kugira ute? Nimuzongere kugira ute? Kurivuga. Ni amahirwe ya Paulo guhagarara mu bayuda n'abafarisayo n'abasadukayo agahamya izina ryande rya Yesu. Bura ku bantu bakunda Bibiliya, iyo utangiye kumva kuntu Paulo yiregura, urasoma ukajya useka, ahandi ukababara, ariko ugira esprit yo kumva ngo reka nkurikirane. Paulo yahagaraga akamenya ngo hari abasadukayo, yarazi uko bizera, akaba aravuga ati Yesu yarazutse, abandi ati nibyo, ati oya. None ubu bwabo akabatezamo urujijo. Nitugera kuntu yaburanye muzaseka. Yageraga hano akavuze ngo okay, hano hari abasadukayo n'abafarisayo. Abasadukayo bemera iki? Abafarisayo bemera iki? Bamwe bemera umuzuko, abandi bagira ute? Ntibawemera. Reka nkwereke rero. Akaba aratangiye ngo Yesu yarazutse, ngo ndi kuvuga ibyo wazutse. Bamata niba ibyo wazutse, izo nkuru ntago bibaho. None ubu bwabo aba ngo batakaza umwanya kuri Paulo, ubu bwabo bagashwana bakamujyana. Yabona hari abaroma, ariko ngiye ntabwo ndi umuyahudi, ndi umuroma. Ati ngo iki? Ati ni umuroma. No, ahubwo abaroma ati none bari mu mucunge neza, mu mucunge n'umutekano. Umuturage w'abaroma ntago yapfira mu bayuda. Abayuda bakaba baramubuze, akabaga abaye umuturage w'Iroma. Ubwo agomba kujya kuburanira hehe? We na amahirwe kujya guhagarara imbere ya Kaisari nawe agahamya Yesu. Haleluya. Imana yarize umuntu yahamagaye uwo ari we, yarize n'impamvu yamuhamagaye. Nawe izi impamvu yaguhamagaye.
ntago uri hano kubw'impanuka, ntago uri umusaruzi kubw'impanuka, nuko nawe Imana ishaka ko uba ugira uruhare mu gusoza inshingano nkuru twasigiwe n'Umwami Yesu, kandi mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Imana ashaka guhindura abantu kuba bigishwa mu rukundo. Abantu hano nze bari kurimbuka, abantu bari mu byaha, abantu barishimira ibyaha, abantu baranezerwa, ukuri kugomba kuvugwa. Abantu bavuga ngo bagereranya ibintu, bagira uti no ntabyo byo kugereranya. Niba abantu bashobora kwishimira ibyaha, ingo zigasenyuka, ariko itorero ryagombye kugira uruhare ugasanga naryo rirasinziriye, ni ikibazo. Ariko igihe kirageze ngo duhamye ko Yesu agira neza. Nibyo abantu bagomba kwirinda, nibyo abantu. Ariko uyu munsi tugezaho abantu baselebra icyaha, abantu bishimira icyaha kurenza n'ibindi byose. Biteye agahinda, kuko abapasiteri tuvuga byinshi. Hari n'uwaje kundeba ejo bundi arambwira ati none pasiteri ubushize warabwirije uravuga ngo uyu umuntu ari utuko, ngo icyaha ngo nugutwara inda, none umuntu yatwaye inda arivuga ngo arashaka kuzamura. Ariko nugutwara inda ni kimwe, ariko twavuze ko utuko n'abandi iyo umuntu yakoze icyaha agira ute. Ariko hari umuntu ushaka ngo akore icyaha agaruke yihagarare mu rusengero nkaho nta cyagize ute, nta cyabaye. No, wari umudamu utabana n'umugabo, utwaye inda, wasambanye. Ikibazo si inda ahubwo wasambanye, garuka hano n'ubundi wahagararaga imbere y'iki y'abantu, wabwiye ati itorero ry'Imana mugira ute, mumbabarire nakoze icyaha. Ninde uzamutera amabuye muri mwebwe? Ntawe. Ariko kubera ko abantu batabwirijwe ijambo ry'Imana neza ngo bamenye icyaha ko ari kibi, araza agashaka ngo akore icyaha, narangiza agaruke bamwakire nkaho nta cyagize ute. Oya, ahubwo ihane, dufatanye dukomezanye iki urugendo, kuko twese turi abanyabyaha bagize ute, baba bariwe. Ariko dutunzwe n'imbabazi z'iki. Ibyo ubimenya iyo uri guhamya, cyo bita guhamya ubushake bw'iki bw'Imana. Paulo baramubwira, ariko aravuga ati oya, ngomba no gupfirayo. Ikizagaragaza neza ko uri gukora ubushake bw'Imana niyo uhamya ushize amanga ko uzakora ubushake bw'iki bw'Imana, no mu gihe hariho igitutu, yewe n'amarangamutima. Bagezo bararira, baramwinginga, bazana amarangamutima, ariko Paulo aravuga ati oya, ngomba kujya gukora ubushake bw'iki bw'Imana, niyo habaho kugira ute, gupfa. Nanjye nawe Imana idushoboze muri iki gihe gukora ubushake bwayo. Hahandi ucuruza ku isoko, wari uzi ko ari agatuti Imana yaguhaye? Hari ucururiza, wari uzi ko ugomba gukora ubushake bw'iki? Burasharira kubona abandi bari kunyonga umunzani, wowe utagomba kuwunyonga. Biroroshye, si bishariye, ariko wagombye kugira ute, kubikora. Wagombye kubikora ubushake bw'Imana. Imana idushoboze dukora ubushake bwayo, niyo bwaba bwize ute, busharira. Mureke duhamye, twature, tumaramaze, twaturira abantu, tubabwire nka Paulo uko byagenda kose, haza inzara, haza intambara, haza ubukene, ibihe byiza n'ibihe bibi, tuzamamaza Yesu dushize amanga. Ubundi niko kwagombye kwatura kwacu. Icya mbere n'icya kabiri ni ukubivuga. Icya gatatu aricyo ngira ngo tuze kurebaho nanone ni ukubikora. Iyo wamaze kumenya ubushake bw'Imana, icya gatatu ukora bwa bushake. Bwa mbere wabumenye, kabiri ubuhamiriza abandi, gatatu no gutera intambwe ugakora noneho bwa bushake bw'iki bw'Imana, gukora ubushake bw'Imana. Paulo ntabwo yavuze gusa, ahubwo yatera intambwe noneho akora urugendo rujya i Yerusalemu. Kujya i Yerusalemu none kwari gukora ubushake bw'Imana, kwari gusoza bwa bushake bw'iki bw'Imana. Ntabwo kwari kwicara gusa, ahubwo yari ari gusohoza ubushake bw'Imana. Duhere ku murongo wa 15 dusome. Hanyuma y'iyo minsi dutekera ibintu byacu, turazamuka tujya i Yerusalemu. Bajya hehe? I Yerusalemu. Hahandi bamubuzaga agiyeyo, bivuze ngo akoze ubushake bw'iki bw'Imana. Abigishwa bavuye i Kaisariya, turajyana, batugeza kwa Munasoni w'umunyakupuro, wari umwigishwa wa kera, kugira ngo aducumbikire. Iyo bavuze ngo umwigishwa wa kera, ari mu bambere batangiye gukwikira Yesu. Tugeze i Yerusalemu, bene data batwakirana umunezero,
Bukeye bwaho Pawulo yinjirana natwe kwa Yakobo, abakuru bose bari bahari. Kubera ko yinje kwa Yakobo, Yakobo yari umukuru w'itorero ry'i Yerusalemu. Ajyayo n'abandi bakuru bose, aba Petero n'abandi izindi ntumwa bose baraterana. Amaze kubaramutsa, abatekerereza ibyo Imana yamuhaye gukora mu banyamahanga byose uko bikurikirana. Nabo babyumvise bahimbaza Imana, baramubwira bati, urareba nawe mwene data uburyo abo mu Bayuda bizeye ari ibihumbi byinshi, kandi bose bagira ishyaka ry'amategeko. Babwiwe ibyawe yuko wigisha Abayuda bose bari mu banyamahanga kureka gukurikiza Mose, ukavuga yuko badakwiriye gukeba abana babo cyangwa gukomeza imihango y'Abayuda. None tugire dute ko batari bubure kumva yuko waje? Nuko genza utya nkuko tukubwira. Dore dufite abagabo 4 bahize umuhigo. Ubajyane mwerezwe hamwe, ubatwerere ibikwiriye mwiyogosheshe. Nuko bose bazamenya yuko ibyo bumvaga bakavuga ari ibinyoma, ahubwo ko nawe ugenza neza witondera amategeko yose. Ariko abizeye bo mu banyamahanga bo twanditse ibyo twanogeje ko birinda ibiterekerejwe, ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe n'ubusambanyi. Nuko Pawulo ajyana abo bagabo bukeye bwaho, berezwa hamwe, yinjirana nabo mu rusengero, avuga igihe iminsi yo kwezwa izashirira, aribwo igitambo cy'umuntu wese muri bo kizatangwa. Dusomera amagambo menshi kandi arimo ibintu byinshi cyane tugomba gusobanukirwa, ariko reka tuvuge mu magambo make. Gukora ubushake bw'Imana niyo bwaba bugize ute? Busharira. Gukora ubushake bw'Imana niyo bwaba bugize ute? Busharira. Pawulo ntabwo yabwiye abantu ngo nitega gupfira i Yerusalemu ngo agume aho yarari. Yarabivuze, atera intambwe ajya i Yerusalemu. Ageze i Yerusalemu atanga raporo, ahereza abakuru, ababwira umurimo w'Imana ukuri kugenda. Hano ngonze kubivuga, nkabivuga ngo umukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana akorera munsi y'ubuyobozi. Niba uri kuvuga ubutumwa, niba hari icyo uri gukora cyose, wagomye kuba ufite ubuyobozi bugukurikirana. Pawulo nawe yaraje atanga raporo ku bakuru, kuko yari afite abakuru i Yerusalemu barimo ba Yakobo, Petero n'abandi bamubanjije mu murimo. Yarabubahaga, nubwo yari umukozi w'Imana ukomeye ubwiriza ubutumwa, ariko yaraje aricara abahereza raporo. Dore mu Imana iby'Imana yankoresheje, abanyamahanga bari kwizera, yewe n'Abayahudi nabo ati ni byiza, bahimbaza iki? Ariko bamwe ati rero hano twebwe turi Yerusalemu. Aha Yerusalemu turi, uburyo tuvuga ubutumwa i Yerusalemu butandukanye nuko wabuvugaga uri mu mahanga. I Yerusalemu dukora icyo bita contextualization, tuvuga ubutumwa ariko bijyanye nuko Abayahudi bameze, hari imihango n'imico yabo twubahiriza kugira ngo batwemerere no kuvuganirana nabo. Iki mucyumve neza, kuko handi hajyana abantu bayoba. Ugasanga kuko ari igitabo turi kwiga buri wa gatanu turi gusoma cyitwa iby'ingenzi, gufata iby'ingenzi cya Dr. Daro murakizi kiri mu Kinyarwanda. Basa batumanye kwa gatanu bagutwitsa ati iby'ingenzi, atari kusanga hari abantu batakaza umwanya munini baburana ku bitari by'iki. Ugasanga urugero umuntu yafasha agakiza agashyira mu gitambaro, azi ko yo wateze igitambaro niho Mwuka Wera n'Imana baragira ute. None undakumva ko yo wambaye ibikubura hasi ntumenera ubufu niho Imana iragira ute. Undi nawe yakumva ati naribohoye n'inkubita umusatsi wanjye ngawugeza iriya niho ndaba. Icy'ingenzi ntabwo ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi. Icy'ingenzi d'abord umutima wawe, Kristo yamaze kugera mutima wawe, niwe mwami n'umukiza mutima wawe. Utega igitambaro uzi ko ari umurimbo, usuka umusatsi uzi ko ari umurimbo, cyangwa ubikora ngo bakubone, cyangwa ubikora ngo uko ari byo biri mu mwuka hoya. Pawulo nawe ageze hariya bari batumva rero Pawulo muri Efeso aho wakoraga ibyo kujabika intoki ukakaraba, ibyo ngo gukora kwiyeza bariyuhagiraga bakiyogoshesha. Ubwo wabaga ukoze umuhango witwa ngo nukwiyeza mu Bayahudi. Reka dutekereze, Pawulo nagenda agafata amazi akayakaraba, akogosha umusatsi,
bakamwemerera kwinjira mu rusengero akagira amahirwe yo kuvuga Yesu, bitwaye iki? Urumva bitwaye iki? Ntago yakwinjira muri urwo rusengero n'ibyo bisatsi bareta bamufata nk'umunyamahanga ngo bamutera babatuguma hanze hariya. Bagiraga n'irembo umunsi ko bagiraga n'irembo ry'abanyamahanga. None yagiye agahiga umuhigo w'abayahudi nawe akavuga ko agiye gutamba igitambo akiyeza, kandi Paulo we intego yo ntarabayanditse niyo kuvuga nde? Yesu. Ntago agiye ngo ajye gutamba igitambo ngo avuge ngo igitambo ndi gutamba ni ikihene niyo azi ko Yesu amubereye iki? Igitambo. Ahubwo we ni amahirwe abonye yo kugera mu nzu y'Imana akabwiriza ubutumwa. Niyo mpamvu yavuze ngo niba kurya inyama, akunda inyama nkanjye murabizi ko nzikunda, niba kurya inyama bishobora kugusha umuntu nabiretse, wakazirya wibereye iwawe hatabona, wawundi uri kugushwa nazo. None zo muramabwira ikintu cyoroshye. Hari abantu ngo hano ngo reka ture abantu batari barya inyama ziterekerejwe ra, nkunze kubivuga bagaseka. Utari warya inyama ziterekerewe, mwese mwese mugomba kwihana. None ziterekerwa gute wewe bimbwire? Zivuga cyane bakumve. Hari amagambo bazivugira mbere kugira ute? Nibyo ra? None n'umutongero. Tubyemere. Ari umutongero n'isengesho ryanjye gifite imbaraga n'iki? Haleluya. Numva se none mwabimenye none. Umuntu yatongere nanjye nafite mu izina rya Yesu ndabyejeje. Igifite imbaraga n'iki? N'umutongero. Jambo ngo uri muri twe aruta uri hehe? Uri mu bisi. Hari nyizerero y'ubujiji ubona abantu ngo sinarya biriya ngo byaturutse kuraba. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Haleluya. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Nta mpamvu yo gutakaza umwanya rero ngo ari abantu ngo bahora birinda bakagenda ngo birinze bakambara utuntu ngo tubarinda abarozi nkaseka. Hasi uyu muntu Mana yanjye azi utubereye maso. Uyu muntu koko si umwana mugakiza. Muri mwe bwana urinde wakwirinda abarozi ra turebe. Umuntu ushaka kwirinda abarozi. Ariko Yesu atubereye maso. Iyo turyamye dushyizweyo, iyo tugenda mu muhanda, aho hose abatubereye maso. Kandi n'igihe kigeze nicyo Paulo yavuze. Iyo amaze kumenya ubushake bw'Imana n'urupfura rurebwa bati warupfuwe haryo urubori rwawe ruriye. Urutesha agaciro. Kuko urukururebwa bati none si wakingutse vuba nkigera mu bwami bw'Imana. Umuntu wamaze gusobanukirwa uwo ari we murinde. No mpamvu umukobwa arimo ngo ngende umukristo nzahora ndiwe kugeza kugize ute? Maze n'intumirwa ngiye kugira ute? Nzagira ibyishimo bigize ute? N'ubuhamya bw'umukobwa muri Sweden bwabayeho. Wishwe kuko yanze kuba umugore umwe mu bagore b'umwami, ariko arahamya ati oya ngende umukristo. Abakristo barakenewe bamaramaje bazi gukora ubushake bw'Imana. Niyo bugize ute? Busharira. Niyo busharira. Ntujye mutwo tuntu two gutinya. Paulo rero nawe ageze i Yerusalemu ntabwo yatinye guhamya Yesu, yemewe no gukora imigenzo y'Abayuda idafite igize ute? Itwaye kugira ngo yinjire muri bo. Bamufate mu rusengero ari kubwiriza, ari gukora ubushake bw'Imana. Ntabwo bamufasha ari mu magambo, ntabwo bamufasha ari kunegura, ntabwo bamufasha ari guca imanza, ari gusambana ari mu businzi. Bamufasha ari kubwiriza ubutumwa bwiza, ari guhamya. Kugira ngo yinjire yahamye nuko yagombaga kubahiriza ibyo abakuru bamubwiye. Kugenda ukambara nkuko bambara, ukicara, warangiza ukicara hasi nkuko bicara, warangiza ugategereza baguhereza umwanya ugahaguruka ati nanjye mfite cyo kuvuga, ati Yesu wagira neza. Nubwo bari kuvuga ati Mose atari ko Mose yavuze yagize ute? Yaraje. Niyo mahirwe yarategereje, nta kindi cyamujyanaga mu rusengero. Kandi ba Petro n'abandi barabikoze kugeza babishe, barabakubita, babatera amabuye, babateka mu mavuta, bakoze ibishoboka byose, ntibigeze baceceka. Kuko bari baramaramaje, barababizera badatezuka. Mwuka wera yarababera imbaraga zibashoboza. Paulo nawe baramubwira ati genda uhiga umuhigo, wiyogosheshe, wiyeze. Ese kwiyeza yiyejesha amaso nibyo bimweza cyangwa Paulo yezwa n'amaraso ya Yesu? N'amaraso ya Yesu. Ibi yabikoreye kuko barumwe ngo baramenya ko waje. Kugira ngo rero bamenye ko wahiriza imihango ya Mose, gerageza nawe ubereke ko iyo mihango ugira ute? Si bavuga gukebwa. Paulo twiza tugasanga yarafashe Timoteyo akamukeba ngo kubw'iki? Kubw'Abayuda,
kubw'abayuda ntabwo yamukebye kubera ko gukebwa ku mubiri ari condition sine qua non y'agakiza, ahubwo yamukebye kugira ngo nawe agire amahirwe yo kubwiriza iki abayuda. Uyu munsi Inyasi ugiye kumugerageza no kumukuramo karavati n'ikoti, nicyo kigaragazo cya mbere gikomeye. Ariko uyu munsi tumwohereje muri za Katari, muri za Dubai, ajye kuvuga y'ubutumwa, yakwambara gute? Ababizi ni ikanzu na bya binuza nawe akabyambara kugira ngo abone amahirwe yo kuvuga nde no kuhaba. Ntabwo yazana bya bindi byiwe hano ngo yambara inkoti ngo inkoti z'umukara zo ntabwo yari yazambara, zo ntabwo yari yazigura, izitukura gusa z'amaraso ya Yesu, ngo amakoti y'umukara atangiye kuyambara. Reka da ubushaka kumuha igihano hano ukubita winjire mu rusengero nta karavati, cyangwa ukamucunga karavati ukayimwambura ukiruka bwamuvuge ngo yitahire. Ariko ku bwa Yesu icyo gihe yakwambara ikanzu, kuko aho nawe Yesu agomba kugira ute. Ntabwo azagenda ngo hoya ngo ngiye nambara ikoti, ngo nambaye ikoti sinabwiriza. Reka da, ahubwo kuko Kristo agomba kwamamara. Wagenda ukitandiya yasura yawe uva ngo ni nziza ukayireka ikajibonwa n'umugabo wawe gusa, nawe ukajya urebera mu dutoroshe nk'abandi, ariko Yesu akagira ute. Bigutwaye iki? Ari wowe na Yesu gikuru ninde? Umuntu amaze gusobanukirwa rero hari utuntu adaha agaciro, agaha agaciro ubushake bw'iki. Hano rero niba hagusomera hari n'abantu baza ngo ntureba ngo Paulo ngo yubahirizaga imigenzo y'Abayahudi, hari abantu bakomeza amategeko bakubwira ibyo. Yabikore ni inama yagiriwe kugira ngo Abayahudi bamwemere bamwakire, kuko baravuga ati Paulo imihango ya Mose yose ntayemera, byo yose bajyamo yose. Hari ibyo yemeraga n'ibyo atagira gute atemeraga. Ibihabanye n'umubwira ko gukebwa ari byo bereza agakiza. Paulo aravuga ati mushake mu nyice, ariko gukebwa ni ku mubiri, agakiza ni mu mutima. Ibyo byo yabivugaga yeru yahagaze adatinya. Ariko niba yakebwa umuyuda akemera kwicarana nawe kwangwa mubwiriza, arabikora. Ataruka ko byo bimuhesha agakiza, ahubwo bimuhereza access kuvugana n'umuyuda. Ni gutyo yakoraga, ni gutyo yabwirizaga ubutumwa bwiza. Imana idushoboze kugira ngo nge nawe tumenye ubushake bw'Imana, tumaramaze gukora ubushake bw'Imana, niyo bwaba busharira, niyo bwaba bugoye, ariko kugira ngo bishoboke icya mbere nuko tugomba kumenya neza ubwo bushake bw'Imana. Twamara kumenya neza ubwo bushake bw'Imana, kabiri tukabwaturira abandi, tugahamiriza abandi ko tuzabukora, tuzakomera ku Mana, tuzagendana n'Imana uko byagenda kose. Gatatu ni ugutangira gukora bwa bushake bw'Imana, atari kubivuga ku munwa, ahubwo ni kubukora. Gukora bwa bushake bw'Imana, kumenya neza ubushake bw'Imana, kwatura ubushake bw'Imana, gukora ubushake bw'Imana. Ni intambwe eshatu tugomba gutera kugira ngo twubahirize dushobore gukora ibyo Paulo yakoze hano muri iki gice. Yari yarasobanukiwe neza icyo Imana imushakaho, nubwo hari intambara, hari gukubitwa, hari kubohwa, yaravuze ngo hoya ndagiye Yerusalemu. Kandi yaragiye ajyayo, agezeyo tuzaberera mu cyumweru gitaha, baramuboha, baramugirira nabi, arababazwa, ariko abikoresha nk'amahirwe yo kwamamaza Yesu. Haleluya. Imana idushoboze, Imana iguhereze umugisha nanjye inshoboze kugira ngo natwe muri iki gihe cyacu dukore ubushake bw'Imana kurenza ikindi cyose, none n'iteka ryose. Amen.